Muraho neza mwese inshuti zaduhugurane. Nk'uko musanzwe mubizi, uru ni urubuga rubagezaho inama ku buzima busanzwe bwa buri munsi, uburezi ndetse n'ubukungu. Muri kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Niba utarakanda subscribe, ihutire kubikora kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona ibiganiro byacu bishya. Uyu munsi turabagezaho uburyo bwiza wagera ku ntsinzi mu buzima. Revera Pasteur Martin Luther King niwe wavuze ngo umugabo nyamugabo ntareberwa mu bihe byiza arimo, ahubwo areberwa mu bibazo n'igihe yabuze amahitamo. Bishatse kuvuga iki? Hano bishatse gusobanura ko iyo umuntu amerewe neza, atuje, nta mbaraga akoresha mu kwiyungura ibintu bishya. Ariko iyo hagize ikibazo kivuka mu buzima bwe, ashakisha uburyo bwose yagikemura. Hano birumvikana. Reka dufate urugero rworoshye kuri iyi ngingo. Hari igihe telefone ngendanwa yawe igira ikibazo runaka, noneho kugira ngo ugikemure, ukitorora za porogaramu zose, bikagera aho ukemura cya kibazo yari ifite. Muri icyo gihe, igihe wagendaga witorora muri porogaramu zose zigize telefone yawe, hari aho ugera hakagira ubumenyi wunguka, cyangwa se porogaramu runaka utari wagakoresheje ukayimenya. Ni kimwe na mudasobwa, iyo utayimazeho igihe kirekire uyikoresha, hari ibyo wibagirwa. Ariko iyo uyikoresha buri munsi, hari byinshi wunguka bishya. Bishatse kuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi duhora twiga. Umuherwe w'Umushinwa witwa Jack Ma, washinze ikigo cya Alibaba gicururiza kuri murandasi, niwe watanze ubujyanama uburyo abantu bagombye kugera ku ntsinzi. Yagize ati, intsinzi ntiza ako kanya. Ubundi hagati y'imyaka 20 na 30, ushaka umukire wakorera kandi ukamukorera wiga uburyo akora, cyangwa se iburyo wagira icyo wamwigiraho. Hagati y'imyaka 30 na 40, utangira kwikorera kuko uba ufite igihe cyo kugerageza no gutsindwa. Hagati y'imyaka 40 na 50, ukora ikintu uzi neza aribwo ugera ku ntsinzi nyayo, bitewe n'uko uba warabonye igihe cyo kwigira ku muntu wakoreye, cyangwa se ukabona n'igihe cyo kwiyungura ikintu runaka, ugatsindwa, ukongera ugakora, ugatsindwa, ariko ukazageraho umenya ikintu wagombye gukora. Hagati y'imyaka 50 na 60 yaragize ati, ugira inama bato kugira ngo nabo babe abanyabigwi. Hejuru y'imyaka 60, uraruhuka, ukabana n'umuryango wawe mugari, ukishimira ibyo wagezeho. Hano ndumva byisobanuye neza. Mu buzima busanzwe rero, ibibazo cyangwa ibigeragezo duhura nabyo ntabwo ari byo kuduca intege, ahubwo byakagombye kudufasha gutekereza mu buryo bwagutse, tugashaka umuti wabyo, aho kwiheba cyangwa se gutekereza ko ubuzima buturangiriyeho. Ubundi umunyabigwi cyangwa se intwari si ya yindi ikora ibyo buri wese yakora, ahubwo ni ya yindi ikora ibikomeye kandi ikabigeraho. Ikindi kandi, intsinzi ntiyagusanga aho uryamye. Ugomba gukora, ukagerageza ugakora, ukazayigeraho. Hari indi ngingo yo kwitabwaho, nuko ari byiza kwigira ku makosa y'abandi aho kwigira ku bageze ku ntsinzi nyayo. Nk'uko bisanzwe bizwi mu buzima busanzwe ko twigira ku bantu bageze kuri byinshi. Oya, ahubwo
usuzuma amakosa abandi bakora mu buzima, akaba ari bwo ubona uburyo bwiza ugomba gukoramo iki n'iki, maze ukagera ku ntsinzi. Ubundi basanzwe bavuga ngo intsinzi isanga abemera ko bishoboka, ntisanga abemera ko bidashoboka. Impinduka nto rero mu bitekerezo ishobora kuba impinduka mu buzima. Izi mvugo zombi zitekerezeho, maze uzisesengure uburyo mu buzima bwacu tugomba kugera ku ntsinzi. Murumva rero uburyo bwose bwiza wagera ku ntsinzi ko ari uguhora wiyungura ibishya, kudacika intege, kandi ukagerageza kwigira ku makosa y'abandi. Wagira impinduka nto mu bitekerezo, akaba ari bwo ugera ku mpinduka nyayo mu buzima. Iyo mpinduka nyayo ntabwo igomba kuba ari iy'urucantege, ahubwo ni ya yindi kubaka, ariyo twabonye ko yagombye kuba intsinzi mu buzima. Ni aha dusoreje ikiganiro cyacu. Niba ugikunze kanda like na share, ugisangize inshuti zawe nazo zunguka izi nama zubaka mu buzima. Ntimwibagirwe kandi gukanda subscribe kugira ngo mujye muba aba mbere mu kubona ibiganiro byacu bishya twashyize ku rubuga. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.